mbubura nzataha nsubire mu Rwanda. Naga ibintu byo gushaka abagabo numva biri mu bwonko bwanjye, kuko natekerezaga ko n'ubundi nishaka umugabo n'ubundi ari hahandi nzaburara mbwirirwe. Nibyo bintu nabaga ntekereza. Byakugoraga ese amafaranga bagusabye yo wayabonye mu buryo bworoshye cyangwa byarakugoraga cyane? Bwari bukomeye kuko nahingaga igitondo n'ikigoroba mu mirimo ibiri itandukanye kugira ngo amafaranga nzayabonere rimwe mvuze umwana wanjye. Uganya arambwira ngo nzajye, ariko nkumva ntago napfa kujyayo nkurikije n'ibyambereyeyo. Wifuriza ibihe byiza nshuti mukunzi dukurikirana kuri Mo TV ku munsi ku wundi. Ngiye mugiye kubana nitwa Wizipazo. Rero kuri uyu munsi wa none tukaba turi kumwe n'umutumirwa ugiye kutuganiriza ku buzima bwe yaciyemo bugiye butandukanye. Nekereza ko buri bugire inyigisho muri bwumve inyigisho zirimo. Reka rero ntangire mu ikaze kuri Mo TV, ikaze mu kiganiro tugiye gukorana kuri Mo TV. Mwiriwe neza, nitwa Muhawe n'Imana Pacifique. Ngiye kubaganiriza inkuru y'ubuzima bwanjye naciyemo kugeza kuri uyu munsi wa none. Iyo nkuru y'ubuzima bwawe waciyemo iteye ite? Iganirize abantu ukisanzuye nta kibazo. Njyewe nkifite imyaka 15 nashatse umugabo, noneho birangije antera inda ndabyara. Maze kubyara mbona ubuzima bubaye burebure cyane, biragoye kurya bitoroshye, nkaburara nkanabwirirwa kandi mfite uruhinja. Ndumva birangoye cyane, ncaho ndagenda kuko n'ubundi nabonaga nta cyamariye. Ndareba ndavuga nti se mu rugo ntajyayo bikamarira iki ko ntacyo n'ubundi nasizeyo. Ndavuga nti rero umuvandimwe wanjye wari uri Bugande araza arambwira nti waza tukajyana, kuko numvaga ko ariho hari amahoro. Ndagenda n'uruhinja, mfite imyaka 16, mfite n'uruhinja, ndi umwana mfite n'undi mwana. Ndagenda ngezeyo, umuvandimwe ahita nyihinduka. Tukimara kugerayo abonye ko nta kintu nzi, ari bunjyanye ahita nyihinduka. Amaze kunyihinduka biranyobera, birancanga, sinzi ururimi rwaho, biranyobera. Bimaze kunyobera ndagaruka, mbaye umwaka wose ariko binkomereye. Ahantu hose nageragezaga amahirwe yari yanteshaga, andwanya ku buryo bwose bushoboka. Ndagaruka, maze kugaruka ndaza ngera mu rugo nsanga nta kigenda, uko nabasize niko bari, nta kurya ntaki. Nibwo nafashe gahunda yo kuza hano Kayonza. Kutubwira ko wabyaye ukiri mutoya ufite imyaka 16. Ku myaka yawe 16 nekereza ko watewe inda ukiri mutoya. Ese ntago wewe byakugoye kubyakira ukimara kubona ko wasamye? Biragoye kubyakira kuko urumva imyaka 16 nawe ubu ukiri umwana, nta n'ibintu byinshi ubuzi, ntago urumva nago wahita ubyakira. Kwitwa umubyeyi ni ikintu gikomeye utahita wiyumvisha. None se uwo mugabo we yari iri muto cyangwa yari afite imyaka myinshi? Yari afite imyaka 20. Ku myaka 20. Ese se umuntu se yatavuga ngo wenda yaragushutse cyangwa no urukundo rwatumye habaho iryo bintu? Aya, hari igihe ushaka atari urukundo, atari no kugushuka, ahubwo ari ibibazo bikujyanye mw'ibyo. Ushaka kuba uva mu muryango w'ibibazo n'ubundi nawe ukisanga wabaye mw'ibyo bibazo, kuko atari uriya wagushutse, atari nawe wabishakaga, mbese bikagenda gutyo gusa. Ese yaguteye inda mubana cyangwa se wabaga mu rugo aza kugutera inda uba mu rugo? Oya, twarabanaga. Ese ababyeyi babo babyakiriye bate nk'ababyeyi bakuriraga baguha buri kimwe, nyuma rero bakaza kumva ko washatse kandi washatse ukiri muto? Nta buri kimwe, kuko ababyeyi banjye nabo ubwabo ntago bumvikana.
ntabwo bumvikana. Ese nta kuba warabonaga n'ababyeyi ba wenda batumvikana si byo byatumye wenda ufata uwo mwanzuro uvuga ngo reka nshake nyiri mutoya? Niho byaturutse. Ese ni iki wenda cyatumye wenda ayo makimbirane abaho? Ni iki wenda cyabayeho kugira ngo nyine ayo makimbirane abeho? Ese hari icyo wenda wowe wigeze ukora kugira ngo ayo makimbirane aveho? Nyikorera ababyeyi. Kuri abo babyeyi bawe nyine ibyo ngibyo bitagendaga neza, uhaba watubwiye ko byari bikugoye, ariyo mpamvu wafashe n'uwo mwanzuro wo kuvuga ngo reka mve mu rugo kubera ko wari ubayeho mu buzima nyine nawe ubwawe utishimiye. Ubu ntacyo nabakorera kuko nanjye nta bushobozi mfite, ariko mbufite nabukorera, nagira icyo marira umubyeyi wanjye, mama wambyaye. Umuntu yahita yibaza ese mwapfuye iki? Abo babyeyi ni iki wenda bo ubwabo batuzuzaga nk'inshingano nk'ababyeyi? Ubundi mu rugo mama na papa navutse nsanga babana ari nta kibazo, ngize nk'imyaka 9 mbona mu rugo hajemo amakimbirane, umubyeyi w'umugabo akajyaza atongana akavuga ati jyewe ndashaka kuzabica, akazazana umuhoro ati ndashaka kuzatema nyoko agapfa, bikatuyobera buri gihe agahora bivuga. Noneho mama aragenda ajya kwiyanzuza abwira abayobozi ati jyewe mujye mumbera amaso kuko uriya mugabo ahora ataha akadutesha umutwe n'abana banjye avuga ngo azantema. Abayobozi bibaye birebire binarambiranye ku mudugudu baravuga ati rero wa mubyeyi we, aho kugira ngo upfe wajya kure y'abana bawe bakaba bazingura hari n'ubwo uri kure ariko uhari. Umubyeyi icyo yakoze, bwarakeye dusanga yagiye, buracya dusanga mama ntawe uhari yagiye, twasigaranye na papa naho utadukunda utanaduhahira, akajyaza akahama dutesha umutwe kandi mama yaragiye, n'ubundi akagaruka gutereza rwaserera. Birangije turabona aratugoye, nta duhahira, nta kintu atumariye, nta warwara ngo amuvuze. Turamubwira ati rero papa wirukanye mama uvuga ko ntacyo ashoboye, we ngo uzakidushoborera, nawe turabona ntacyo ushoboye, shobora ugende nawe ujye iwanyu n'ubundi natwe tugume iwacu twirwarize. Papa aragenda, amaze kugenda mu rugo turi abavandimwe 5, ubwo mukuru wacu ni umukobwa yaradusigaranye arihangana araturera. Mama nawe ahari yahinga akatubwira ati bana banjye nahinze bunaka muzajye kuhasarura. Birangije papa agakomeza kuza ari wa wundi adutesha umutwe, bigeraho twabaga ahantu habi cyane habiriko. Abayobozi baravuga ati se bari abana baba ahantu hameze kuriya wabakurayo ko hashobora kuzagira ikintu kiba ugasanga kirabahitanye, kuko papa yahoraga aravuga ati nyoko naramwirukanye mbasiga hariya nzaza mbiciremo mwese. Abayobozi rero kubwiye iyo nkuru bahora bumva batwubakira inzu barahadukura. Batugejeje muri iyo nzu baratubwira se hari umubyeyi mumva mwifuza n'uwuhe ngo abari wugaruka mureke gukomeza kuba mwenyine. Mama turamubwira ko ari we tubabwira ko ari we twifuza, baramugarura. Rero nsubiye inyuma gato, nk'ibyo ngibyo byo guhora ubona umubyeyi araza arwana n'utwo mwahashye ntimuturye akabatesha umutwe nk'uko yabirukankana mwari mutangiye kurya, bigahita bimeneka ukabwirirwa wiri wubiruhira n'ubundi. Ibyo urumva ntago byatuma utagira ihungabana mu mubiri wawe. Hari ikibazo muri iyi minsi kiriho cyuko abantu benshi cyangwa se abakobwa iyo batewe inda ari batoya, akenshi iyo badotejwe n'iwabo bahita bafata umwanzuro wenda wo kugenda, nimba ari n'uwo mugabo wamuteye inda akiri mutoya agahita afata umwanzuro uvuga ngo reka nanjye mfata umwanzuro mve mu rugo nigire kuba ku mugabo wanjye kubera ko hari amakimbirane ari kuba mu rugo. Wowe ubwawe wabyitwaye mute? Niki cyabigushoboje kugira ngo ufate umwanzuro ufate umwanzuro kuva mu rugo? Niki cyabigushoboje kuri ubu?
kugira ngo mfate umwanzuro wo kuba mu rugo nakubwiye yuko ibyo byatangiye nkifite imyaka 9 narigaga ubwo nyine narize ngera mu wa 5 ndi umwana w'umuhanga cyane ukunda n'ishuri sinigeze nanasibira nari ngiye kujya mu wa 6 noneho haza umumama aravuga ati abwira ababyeyi banjye ati mwambabariye mukanyihera uyu mwana ko mbona afite ubwenge ngiye ko mfite ubushobozi bwamwigisha uyu mwana nkamwigisha basi akazigirira umumaro mu gihe cye mama arabyemera papa ariko atabishaka kuko papa yatwifurizaga ibibi ngira ngo ni nayo uyu munsi bikidukurikirana noneho mama arangije arabyemera umubyeyi aranjyana umubyeyi amaze kunjyana hashize umwaka arapfa ihangane yarakujyanye hashize umwaka yaranjyanye turabana hashize umwaka ubwo umubyeyi abapfishije umwana we yari afite turasigarana nyine nge nawe ari umubyeyi nkunda cyane unyifuriza ibyiza akanyigisha akambwira ati ujye urirengagiza ibibi wanyu nzakwigisha uzigirira umumaro wenda yari umwarimu cyangwa we yari afite ubushobozi bwo kuba yanyigisha ariko atari umwarimu avuga ko azamenyera buri kimwe cyose tumaranye mu mezi 5 nyine akimara gupfusha uwo mwana we nawe ahita apfa yari yaranjyanye ahantu bita Ndego ni muri kano karere yari yaranjyanye ahantu bita Ndego asigara ndi njyenyine nta muntu mpazi ntaki urumva n'uwanzanye amaze gupfa ariko yari yaranzanye tubana kwa mama we kuko yari akimara gutandukana n'umugabo nawe afite ibibazo byinshi bye byihariye noneho arambwira ati rero uzihangana tube tubanye hano kwa mama ariko ngiye ndi kwiyubakira inzu yacu tuziberamo ari umubyeyi nkunda cyane cyane ariko ubwo umubyeyi kwa mama we bakanyanga cyane ngo mbese ngahereza umwana w'ahandi amahirwe ngo ubwana bwo mu batindi ngo kubera iki ngo yabuze abo mu muryango wabo yakwitaho ubwo umubyeyi nawe ngira umwaku abarapfuye nsigarana na babandi banyanga maze gusigarana nabo bandi banyanga numvaga nazerera ku buryo ntazagaruka mu rugo nkumva ntashaka uzagaruka mu rugo ariko kubera nkunda mama nkavuga nti se tuzajya duhurira ubwo umubyeyi amaze gupfa haza umuntu umukuru w'abadivantiste mu itorero araza aranjyana aravuga ati uyu mwana ndashaka kumujyana akaba mu rugo basi agakorera n'amafaranga akabona ikizamusubiza iwabo ubwo yaraje aranjyana mbiwe ngejeje amafaranga 9,000 mpita nisubirira mu rugo ngezo ndamusanga ni kwa kundi kurya ni ibibazo n'iki ibintu byose ni intambara mbona n'ubundi birutwa nuko nari kwigumira iyo ndi nubwo nari mbabaye mfushije umubyeyi ariko nkabandiyo birangije rero niko gushaka gutyo nabyo ndabona biraje wenda dusubiye inyuma gato kuri umubyeyi witanze akavuga ngo reka nkufashe kugira ngo ubuzima bwawe bw'ahazaza buzagende neza hari byinshi wenda yagukoreye n'iki cyo wibuka ngo iki ngiki yankoreye cyari cyiza cyane n'icy'agaciro cyane n'iki cyo umwibukiraho yaranyambikaga papa atarigeze anyambika kandi ari we wambyaye kandi ikibazo cyose namugezagaho yabaga yiteguye kucyumva yaramvuzaga kandi papa wambyaye mituweli yari iri 1,000 ndacyabyibuka adashoboye kuyishyura ariko we akayishyura kandi ikintu cyose mugejeje ikibazo cyose mugejeje akambwira ati wowe uzigana umwete ibindi byose Imana izagukorera ati nanjye ndahari aho uzifuza kwiga hose nzayatanga ariko wige nanjye uwo mugisha nzawugira imbere y'Imana ubwo rero ntago byankundiye numva ngo yapfuye papa wawe kuba ataruzaga inshingano we niwe byari biturutseho cyangwa nuko wenda hari ubushobozi yabuze cyangwa yarabufite ubushobozi yarabufite cyane rwose Imana yari yaramuhiriye afite amafaranga yabikoraga ku bushake we ubwo bushake ibyo bintu byo kuba nta kintu yabakorera yabafasha nk'abana be yabyaye bigatuma abana wenda bashakisha
ubundi buzima cyangwa se baca mu bundi buzima bugoranye nk'uko nawe bitubwiye waciye mu buzima butoroshye cyane. Ese papa wawe we wabonaga urwango abafitiye ari hehe ruturuka? Nanjye ibyo biranyobera sinibaza impamvu, kuko na n'ubu niko akiri, kuko ntago navuga ngo nta bushobozi. Ndibuka twajyaga kumwaka amafaranga agakora mu mufuka rwose, twanaburaye rwose, ukamuga ati papa wambabara ukaduhana 500, agakora mu mufuka akazamura amafaranga akabona ni za 5 ni za 2, akavuga ati hano nta mafaranga arimo yo kugura ikaye. Yarangiza agasubiza mu mufuka ati nimugende nimumva imbere nta mafaranga y'ikaye arimo hano, mugende mubwire nyoko. Nicyo wabwira ababyeyi bameze gutyo, baba bafite ubushobozi ariko ntibite ku bana babo, nicyo wababwira? Icyo nababwira ababyeyi bafite ubushobozi ntibite ku bana babo nuko bakwihangana bagahindura, kuko ni nabyo bituma abana babo bajya mu byo batateguye. Ubwo ukajya gukora ubuzima bwawe, gutangira ubuzima bwawe bushyashya, aho wahiterwa n'inda ukiri mutoya, utangira ubuzima. Ntekereza ko bwari bugoranye, aho washatse n'umugabo udafite ubushobozi bwo kwita ku rugo. Ese tuganirize muri uko guterwa inda ukaza kugeza igihe cyo kubyara, tuganirize mu kubyara byaje kukugendera guke ugeze kwa muganga. Ese ubuzima cyangwa se amafaranga yo kwa muganga ninde wagufashije ugiye kubyara? Amafaranga yo kwa muganga nyine ngewe nagize amahirwe ahantu twari turi, kuko nabonaga bigoye pe, nkavuga ati riko sinagenda nibura ntarabyara, nzihangana nubwo bigoye, nibura nimbyara mbona umwana mufite mu ntoki ngende. Noneho ngira amahirwe mukuru wanjye yimukira muri ibyo bice twari dutuyemo, niwe wantwaye kwa muganga. Amafaranga narindi kuri mituweli yo mu rugo bari mu cyiciro cya mbere, urumva ntago byangoyeho cyane. Mukuru wanjye aramenya angurira Kigoma, angurira n'agashuka n'umutaka, nuko turataha. Utubwiye ko noneho muri ubwo buzima waciyemo byaje kukurambira ukaza gufata umwanzuro wo kujya muri Uganda. Tuganirize muri ubuzima wabayeho muri Uganda, wari ubayeho gute nubwo byari bikugoye cyane kujya mu gihugu, ukisanga mu gihugu utazi ururimi, uburyo wavugaga n'abantu ubasa wenda nk'akazi n'ubufasha wenda runaka, byakugendekeye gute ugeze muri Uganda? Nagezeyo nyine mbanza kubana n'umugabo wa mukuru wanjye, mbana na mukuru wanjye nyine afite umugabo n'abana. Noneho turabana hashize igihe nk'icy'ukwezi. Noneho kubera ngo baba bashaka ngo abagore ngo b'Abanyarwanda, mukuru wanjye arambwira se washaka, kuko umugabo wabimubwira, ariko we nkabona bimbwira bidaturutse ku mutima we, ari igitoto umugabo mushyiraho. Ndangije ndamubwira ati rero muvandimwe, narakubwiye ibibazo byanjye, mba numva ibyo ngibyo atari byo nshyize imbere, mfite gahunda yo gushaka amafaranga, nibura ubuzima mvuyemo sinzabusubiremo. Umugabo wa mukuru wanjye bakamuha amafaranga menshi cyane, bakamubwira amafaranga bari bumuhe ngo nanshyingira. Ngewe yaza akabimbwira, nka nimugoroba yatashye twicaye muri salo nkumva arabimbwiye, nkamubwira ni ngewe cyanzanye Bugande no gushaka ubuzima, nimbubura nzataha nsubire mu Rwanda. Naga ibintu byo gushaka abagabo numva biri mu bwonko bwanjye, kuko natekerezaga ko n'ubundi nishaka umugabo n'ubundi ari hahandi nzaburara mbwirirwe. Nibyo bintu nabaga ntekereza. Birangije mukuru wanjye umugabo wararakara aranyiruka, aravuga ati ngewe noneho nimba yanze ko ashaka umugabo, ngiye kuva muri uru rugo ngende. Umugabo yafashe inzira, ndabyibuka yafashe shitingi, afata n'amasafuriya, ibintu byose bikenerwa mu rugo arabifata, aragenda ajya kuba mu murima wiwe. Ubwo ngari guhunga njye, ndibaza se Mana, umuntu ari guhunga mu rugo rwe kubera ngewe, se Mana nacumuye iki? Ahantu hose geze mba ndi ikibazo. Mukuru wanjye nawe nyine bimutera umujinya, dore umugabo aramutaye kubera nge, akajya arantuka akambwira nabi.
akambwira nawe bari kateruye bya bindi nganyereke ko umugabo nawe araramutesha umutwe. Bigeze aho amahirwe nari mfite hari abantu b'abanyarwanda tujya tuvugana. Birangije mukuru wanjye ndamubwira nti jyewe ngiye kwishakira inzu. Arambwira nti se ugiye kujya gushaka inzu abantu binaha abagabo binaha inaha udashatse bagutesha umutwe ubuzahashobora koko? Ndamubwira niko bikwiye kugenda. Mukuru wanjye arambwira nti wapi ntago ukwiye kugenda, tugomba kwihangana nkabona ko turi kumwe nubwo antesha umutwe abiterwa n'induru umugabo murara mutesha umutwe. Ubu mugabo icyo yashaka no kwirira amafaranga gusa. Ubwo mukuru wanjye aranyihorera ndagenda njya gusaba akazi ahantu ko guhinga, numva ubukene bunyishe cyane kuko mukuru wanjye umugabo yamuteshaga umutwe, noneho nawe ho bigeze arampima kanyima ikintu cyose naho umwana mbese arampima, nawe mbona ko ahindutse atakiri umuvandimwe. Birangije njya kwaka ahantu akazi, mbwira umuntu ati wambara ukampa akazi mu gace arimo. Nagize amahirwe nsanga harimo abanyarwanda. Umuntu amaze kumpereza akazi ndabyibuka, turataha. Tumaze gutaha imvura iragwa cyane, noneho iguye abantu barambwira ati se ko turi guca amashu wakwakiriye amashu ukajyana mu rugo. Amashu ndayafata ndahinguka, nkihinguka mu marembo mukuru wanjye bayambonye arambwira ngo ibyawe byose nabisize hanze, twara nayo mashu aba ari byo ujya gutangiza ubuzima ubeho. Ndamubwira nti se wambabarira basi nkazahashaka nitonze ariko ukangirira imbabazi ukibuka ko tuvukana. Ngo iby'imbabazi nanjye nabihaze kuko umugabo we yaragiye, nawe urumva afite ikibazo. Afite ikibazo cy'uko aryamye mu nzu y'umugabo yiyubakiye ngo ni umuvandimwe uri kubitera. Mbo mukuru wanjye yarabyanze rwose, mfata amashu yanjye ndagenda mbwira umugore nti wambabara ukancumbikira. Kumbe wandi kubwira ni inshuti yabo. Umugore yarambabariye aranyemerera kuko umugabo we ntawe ari uhari yarafunze, aranyemerera. Hashize ibyumweru 2 mukuru wanjye aramwoshya ngo nanyirukane. Aranyirukana. Amaze kunyirukana noneho ndumva isi iranyanze burundu. Aranyirukana ndagenda na bya bintu byanjye byose. Ubwo nawe yanyirukanye kuko mushuti we yamubwiye ati mureka agende yanze no gushaka umugabo. Mbe ndagiye njya ku mukuru w'umudugudu, numvaga ariho noneho mfite ubutabazi aho bigeze. Ndagenda ku mukuru w'umudugudu ndamubwira nti nawe numva zimi ikinyarwanda mo gake. Ndamubwira nti mudugudu wambabarira ukandwanirira ukantabara. Ati se wagize ikihe kibazo? Wabuze ibyo urya? Ndamubwira nti ikibazo cy'isi cyo mfite si ibyo kurya, nabuze ahantu mba ngo mukuru wa byagenze ute? Ndamubwira nti byanze. Arambwira none ngufashe iki? Ndamubwira nti ko mbona ufite amazu menshi wambabara ukampa inzu basi nkajya ngenda nakwishyura. Yarambwiye nti hoya mwana wanjye ntago wanyishyura, ntago mbishaka, nta nubwo nanabyifuje, ntariko zino nzu mfite uziyobora, ihangane ndakuza ndaje nkubwire. Ndicara muri salo, nasiri nsanze bicaye muri salo. Maze kwicara ndabona umuhungu waraje. Umukecuru aramubwira ati se uwo muhungu we ntago yarazi ikinyarwanda. Aramubwira nti rero uyu mwana w'umunyarwanda arashaka ari ahantu ho kuba. Umuhungu yarambwiye ati ibyo ni byiza mama, ubonye umwana uzajya urakuganiriza nazabemo, nta kiguzi tumusaba, ntazagira ikintu abura ahangaha. Ndahaba umukecuru nkajya ndamufashe ku mirimo, ndahaba nkajya nshaka ibiraka byo guhinga ndahinga. Umukecuru akajya arambikira amafaranga. Mfite umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gushaka itike n'inyigwiza nisubirire mu Rwanda, ndaba ariyo njya gupfira nabi. Ndakora udufaranga twose nabona nkatubika, ariko nsubiye inyuma gato namaze kugera kuri uwo muntu ndahaba mpamaze nk'amezi 2. Uwo mwana wanjye ahita arwara ikibyimba mu nda. Arwara indwara bita aniya, sinzi uko inaha babivuga, uko niko nasanze babivuga. Maze kurwara umwana nahoraga mutwara kwa muganga, nkahora mutwara kwa muganga, nta muntu mfite natakira. Arumva mukuru wanjye twarashwanye kandi afite amafaranga, twashanye kuko nanze kumvira umugabo we. Ariko ku rundi ruhande twaganira twiherereye, kambwira ati nanjye ntago mba mbishaka, n'induru yuri yabantesha umutwe, shobora wigendere.
ubwo birangora cyane, nkahingira amafaranga nkajya kuvuza umwana, nkabura uburwayi. Nibwo bangira inama ati se uyu mwana wazihangana ukamutwara kumucisha mu cyuma ukareba ikibazo yaba afite. Umwana aramutwara kumucisha mu cyuma, basanga afite uburwayi bwo mu nda, barambwira ngo bazamubaga nagira imyaka 7. Ndababwira se nta bundi butabazi bwabaho batamubaze, ngo kereka ufite ubushobozi ugashaka ukuntu wajya uragura imiti. Habaho imiti ikiyengesha kubera agifashwa akiri umwana, yari afite umwaka 1 n'igice. Ubwo nkajya ndahinga ngewe napatanaga ahantu, nkapatana ahantu imirimo 2 umunsi umwe nkawujyamo mu gitondo, undi nkawujyamo ikigoroba. Kuwa gatandatu amafaranga nkayatwara kwa muganga. Ese uwo mwana wari umaze kumenya ko afite ubwo burwayi byaje kugerera he? Yaje gukira nubwo byakugoraga? Ese amafaranga bagusabye yo wayabonye mu buryo bworoshye cyangwa byarakugoraga cyane? Bwari bukomeye kuko nahingaga igitondo n'ikigoroba mu mirimo 2 itandukanye kugira ngo amafaranga nzayabonere rimwe kuvuza umwana wanjye. Birumvikana ko utaruhukaga, wakoraga navuga hari nk'amanywa wundi nta n'isaha y'ubusa nari mfite. Kuko nari mbizi yuko mama yampa ubutabazi ariko nta bushobozi agira. Avuga sinatesha yarinze akira n'umubyeyi wanjye atabizi. Avuga se ibibazo namusizemo ntago bimworoheye, sinajya no kumubwira nibi nazasanga yarapfuye yarishwe n'agahinda. Avuga reka ribe ibanga ryanjye na mukuru wanjye ubizi uri kundeba nta kintu amariye. Muri ubwo buzima waciyemo muri icyo gihugu cya Uganda, ni iki kintu wanyuzemo kijya kikubabaza ukavuga ati ubu buzima nanyuzemo bwenda bwagira nk'inyigisho bwakwigisha ku bantu bagiye batandukanye? Urabona ko uyu muntu afashe umwanzuro akagenda akajya mu gihugu kitari icye, ahura na byinshi, ahura n'ubuzima bumugoye cyane nk'ubwo wahuye nabwo. Nizihe nama ushobora guha abandi bantu bajya mu gihugu kitari icyabo bagiye gushakayo amaronko? Bajye bihanganira mu rwatubyaye, abariho bihanganira niho Imana izabasubiriza, kuko nanjye ntago byanyoroheye kuhaguma. Urabona ko nagarutse nubwo n'ubu bigoye ariko naragarutse. Ese ujya ukiba muri Uganda ukaza gufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka ngaruke mu Rwanda, byaje guterwa n'iki? Nuko ubuzima bwari bukunaniye noneho yo ukavuga ati reka mfate umwanzuro nisubire mu gihugu cyanjye cyambyaye cy'u Rwanda? Ubuzima bwari bungoye cyane, mbona bugoye. Ndavuga ati mfate umwanzuro nisubirire mu Rwanda nibura mparuhire ariko ariho ndi. Mfata umwanzuro rero ndataha, ngize n'amahirwe nza n'umwana wanjye yarakize. Ndavuga ntikanitahire ndeke gukomeza guserera gukora ijoro n'amanywa ubutaruhuka kandi ntugire icyo ucyura. Niko kugaruka. Noneho ugeze mu Rwanda kuri ubu ngubu muri iyi minsi tunyuze wenda mu buzima uri kunyuramo, ubwo buteye bute kuri uyu munsi wa none? Nabwo buragoye. Imibereho cyangwa se ubu ngubu ufite abana bangahe? 2. Ese ntabwo bikugora kugira icyo ubaha, kuzuza inshingano nk'umubyeyi? Nk'umukuru ntiyiga kandi mbona akwiriye kwiga, urumva ni ikibazo no kubaho. Umuntu aba mu mazu y'abandi, ni ukuyishyura, ni ukubagaburira uhashye, ibyo byose ni ibibazo nabyo biba bikingoye. Kutagira icyo umuntu yakora kizima, umuntu afite n'icyo nibura kuraho amafaranga. None niba mesa, none ndamesa, ejo simese. Nk'ubu mesa ku wa gatandatu, ayo mafaranga urumva yatunga umuntu n'abana be. Ntabwo byoroshye. Ese wenda nk'ubuyobozi, hari ubuyobozi wenda wigeze wegera ngo wenda hagire icyo bagufasha ku byerekeranye n'imibereho yawe ya buri munsi, dore ko urera abana kandi uri umwe, ari ibintu bigoye cyane? Ubuyobozi bw'inaha barakubwira ngo siho uvuka uzajye kwaka ubufasha aho uvuka. Ubwo rero urumva nta kindi wakora. Kuri ubu ngubu
ndatekereza ko ukinyura mu buzima butoroshye cyane. Ngira ngo abari kudukurikirana kuri Mo TV wenda nyuma turaza gusoza tubabwira wenda nomero ushobora kuba wafashirizaho uyu mudamu turi kumwe. Nekereza ko ari bayeho mu buzima butoroshye cyane. Nimba udukurikirana ufite umutima wo gufasha wafasha uyu mudamu, kuko ndatekereza ko ari kubaho mu buzima butoroshye cyane bugoye cyane. Reka rero dukomeze nkubaze wenda dusubiye inyuma, hari amakuru ujya wumva wenda ya wa mugabo mwatandukanye wasize mu Rwanda? Abi Bugande. Nawe yagiye Bugande. Kurungu se hari ubwo agira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka wenda akuvugishe amenye n'amakuru y'umwana we? Hari igihe twavuganye arambwira ngo nzajye, ariko nkumva ntago napfa kujyayo nkurikije n'ibyambereyeyo. Uvuga ngo umwana akivuka, kuri ubu ngubu afite imyaka ingahe umwana we? Afite imyaka 7. Yigeze agira amahirwe yo kubonana na se? Nka 2017. Ese muri uko kubana n'uwo mwana muri iyi myaka, wenda abona abandi bana bakinana base bahamagara abapapa babo, we ntago ubona afite impimba ku mutima? Aba yifite, ariko nyine akabyakira uko nguko. Kuri ubu ngubu watubwiye ko umwana wawe atiga, wenda tuzi ko wenda hari gahunda za leta zigiye zitandukanye ku mashuri, abana babafasha bakiga nta mafaranga wenda bagusabye. Wowe ntago wigeze ugana wenda ikigo runaka ngo umwana umwandikishe yige, dore ko kwiga ari byiza ku bana b'Abanyarwanda kandi bikenewe muri iyi myaka? Ntago nigeze njyayo, kuko niyo mbona niyo inaho usabye serivisi yose bakubwira ngo rega nturu winaha muri inzererezi mwebwe, ibintu nk'ibyo biguca intege. Nawe rero iyo bakubwiye ngo uri inzererezi watekereza n'ibyo uhura nabyo, kuko uhita wishyira muri icyo cyiciro bakubwira. Nta cyiciro baguha, abo bana banjye sinabavuza, ni ukujya muri prive nabyo nta bushobozi mbifitiye, bakambwira ngo icyiciro ngo umuntu ajya kucyaka iyo avuka. Ubwo rero ibyo byose urumva biracyari ingorane mu buzima. Ugeze ugerageza se kujya aho ngaho bakubwira ngo ujya uvuka ariko ujye gushaka iki cyiciro cy'abana bawe, ugeze ubigerageza byo? Narabigerageje, mbwira umubyeyi wanjye ko yabimfashamo ari we mama, arambwira ati se bana banjye ko banze kubankuraho, ngo bakuraho umwana mumukura kuri nyina ari uko ngo yasezeranye, muragira ngo mbigenze? Ubwo nyine nabyo nkumva minshi intege cyane, nkavuga nti bazabeho uko bazabaho. Nuko umubyeyi ufite inshingano zo kurera abana bawe nyine wabyaye, ntutekereza ko bizabagiraho ingaruka ahazaza habo? Nese ko nta bundi bushobozi mfite, nakora iki? Biva ntago biba byoroshye cyane. Ubu se kuba hari abandi bantu wenda bajya baza urabona ko ntago uguze cyane, hari ubwo wenda ujya uhura n'umuntu cyangwa se akakubwira ati nagukunze? Yego ko nagukunze, ngaho mva ingorane zose mfite mu buzima zaturutse ku icyo kintu, ubwo wahita wongera ukabitekereza. Njyewe wenda yaba ari n'amahirwe ugize? Nta mahirwe. Ntabwo utekereza ko amahirwe ya kabiri abaho? Nayo nta mahirwe, n'ibyo ufite ntibirakemuka, haje amahirwe ya kabiri. Buriya igihe amahirwe yagusekera. Rero kuri uyu munsi kuri uyu munsi rero watuganirije ku buzima bwawe wanyuzemo nubwo butari bworoshye cyane. Niki wabwira abadukurikiranye muri aka kanya, wenda dusoza nk'inama wabagira? Hari benshi bari kunyura mu buzima nk'ubwo uri kunyuramo, wowe hari imbaraga zituma ugeze aha ngaha, hari uburyo wihangana, wowe nizihe nama wabagira abo bantu? Inama nababwira nuko bakwihangana, ntibahite batekereza ngo ngiye gushaka niho hari ubutabazi buzanyibagiza iby'iwacu. Ukihangana ugategereza icyo Imana izagukorera, ariko utishakiye inzira. Murumva nubwo nishakiye inzira ngo niho ubutabazi buri, ntago byankundiye. Rero nabo nababwira bihangane, bihanganira iwabo, bategereza Imana rwose.
reka ngushimire rero kuba waduhaye umwanya wawe ukatuganiriza ku buhamya bw'ubuzima waciyemo. Ntekereza ko ubwo buzima butari bunoroshye, ngira ngo abadukurikiranye abafashije kubukurikirana bagiye bumva inzitizi wagiye unyuramo, byinshi byagiye bikubangamira, aho wagiye muri Uganda ukagerayo ugasanga yo mukuru wawe utekereza ko ari we uzagufasha, umugabo we ugasanga ashwanye nawe cyangwa se arakwanze kuko yagushakiragaho amaronko, yashakaga ko ushaka agushakira umugabo bitewe n'inyungu ze bwite, usanga nyine birakugora cyane. Waje guhura n'ibigeragezo bitandukanye, umwana wawe aranurwara, nubwo byakugoye kugira ngo unamuvuze, wabiciyemo, ariko kuri ubu ngubu uriho urahumeka, ni kubw'impuhwe z'Imana. Reka rero tugushimire kuba wemeye ukagirana natwe ikiganiro kuri Mo TV. Murakoze. Murakoze cyane.